umwami azatabarizwa he? Ni ikibazo nyamukuru gikomeje kwibazwa kuva umwami Kigeli wa gatanu Ndahindurwa yatangira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho yari mu buhungiro. Leta y'u Rwanda iherutse gusohora itangazo rivuga ko yababajwe n'itanga rya Kigeli wa gatanu, inavuga ko yiteguye gufasha umuryango ufite ijambo nyamukuru mu kugena aho umwami atabarizwa. Itsinda ry'abantu basaga 40 bo mu muryango wa Kigeli wa gatanu Ndahindurwa ryabwiye abanyamakuru ko ryanzuye ko umugogo w'umwami wazanwa mu Rwanda akaba ari hatabarizwa. Ezira Mpyisi wavugiye uyu muryango wari umukikije avuga ko nta mpamvu igaragara yatuma Kigeli wa gatanu adatabarizwa mu Rwamubyaye. Muti iyi nama y'umuryango yateranye yemeje iki? Bemeje yuko icyifuzo cyabo bose hamwe bafatanije ari uko umuryango watabarizwa mu Rwanda, agatabarizwa mu Rwanda kuko yimitswe n'Abanyarwanda. Ari mu Rwanda nta cyaha yakoreye u Rwanda, ari mu mahanga mu ngorane nta cyaha yakoreye u Rwanda. Abo muryango we ndetse bafatanije n'ubuyobozi bwa Leta y'Ubumwe bakabona yuko nta cyatuma adatabarizwa mu Rwanda. Haba rero muri ibyo habamo ibibazo, ariko igikuru nuko akwiriye kwatabarizwa kuko yaragikoreye. Ntiyagihemukiye ari mu Rwanda, akiri Rwanda amaze kwima, ari mu mahanga nta cyaha aregwa. Kuba atatabarizwa mu Rwanda rero abahemukiwe n'abasigaye kuko we ntacyo agikora. Nanjye nk'umujyanama we icyifuzo cyanjye nuko yatabarizwa mu Rwanda. Hagize impamvu zigatuma atahatabarizwa byambabaza cyane, ariko muri iyi si niko bimera, ibyago iyo byajura byakira, kandi n'isi y'ibyago ni ibyiza. Umuryango uvuga ko utaragena itariki ntakuka umwami watanze azatabarizwaho, gusa ibijyanye no kuzana umugogo mu Rwanda bisa n'ibigifite umwanya. Nubwo Leta y'u Rwanda yemeye gufasha umuryango w'umwami watanze, ntibarumvikana neza ikizakorwa na buri ruhande. Ikindi, abagize umuryango wa Kigeli bari mu Rwanda bavuga ko hari ibyo bagomba kwemeranywa na bene wabo babanaga n'umwami muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amakuru avuga ko bamwe muri bo bifuza ko yatabarizwaho yatangiye. Igena ry'aho abami batabarizwa mu Rwanda riteganya ko Kigeli wa gatanu Ndahindurwa atabarizwa i Rutare mu karere ka Gicumbi. Umwami Kigeli wa gatanu Ndahindurwa yatanze mu ijoro ryo kuwa gatandatu rishyira ku cyumweru tariki ya 16 Ukwakira 2016 aho yabaga mu buhungiro muri Leta ya Virginia muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yategetse u Rwanda kuva kuwa 28 Nyakanga 1959 kugera ahiritswe ku butegetsi kuwa 28 Mutarama 1961. Yatabaye ari ingaragu kuko nta mugore uzwi yigeze ashaka. Peter Muyombano, Flash TV.